Uyu muganga Chantal ku itariki 16 z'ukwezi kwa cyenda nibwo yaburanye avuga ko Dr Ernest Nsabimana yaje kumubeshya urukundo kugeza ubwo bimuviriyemo indwara zikomeye cyane, harimo kurwara indwara y'uruhu ndetse n'agahinda gakabije. Ku itariki rero 24 z'uku kwezi kwa cyenda nibwo urukiko rwaje gusoma imyanzuro y'uru rubanza, banzura ko ikirego cy'uyu mugore cyangwa se cy'uyu mukobwa uri mu kigero cy'imyaka 44 nta shingiro gifite. Byatumye rero aza no gucibwa amafaranga agera kuri miliyoni, harimo ibihumbi 500 agomba kwishyura Dr Ernest nko kuba yaramujyanye mu mpanza zidafite ishingiro. Birumvikana harimo no kumusebya, kumujyana mu itangazamakuru no mu nkiko, ndetse mwishyura n'ibindi bihumbi bigera kuri 500 by'umuntu by'umwavoka waburaniye uyu cyangwa se wari uhagarariye mu mategeko Dr Ernest. Uyu mugore rero cyangwa se uyu mukobwa, kamwita umukobwa kubera ko aracyari umukobwa nk'uko nawe abyivugira, Chantal aravuga ko bitarangiriye aha, ahubwo azajurira kandi azaburana ngo kugera ku mwuka we wa nyuma, kuko ntabwo yanyuzwe n'imikirize y'urubanza cyangwa se n'imyanzuro y'urubanza. Ngayo nguko rero uyu Chantal we akaba yarifuzaga ko yahabwa indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 400 kuba yarabeshywe urukundo, ndetse uyu Dr Ernest akishakira undi mugore, akamukereza akamubuza kwishakira, yaramuziritse ku gati, bikarangira uyu munsi arinze agera mu myaka agezemo atarashaka umugabo. Ngayo nguko rero urumva nawe yari afite umwavoka wamuburaniraga, ubwo nawe nyine birumvikana agomba kumwishyura. Ubwo reka dutegereze turebe ngo ese azajurira, ese bizarangira gute. Bamwe bati uyu mukobwa ashobora kuba afite n'ikibazo, kubera ko mu bintu avuga wumva ko ari ibintu bidasobanutse. Burya niba umwe akwanze kandi avuga ko ngo ari umukobwa mwiza ngo w'ikimero, ngo yakunzwe n'abasore batandukanye, ariko ngo akaba yarizeye Dr Ernest, wakibaza ngo niki cyatumye adashaka abandi, agakomeza gutegereza. Kandi nyine abona ko umugisha w'Imana kuri mwese abadukunda ndetse mugakurikirana inkuru n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane kandi mpora mbifuriza ibyiza byose biva ku Mana. Abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu by'amahanga mudukurikirana muri benshi kandi mukagenda mubitwereka, mbasabiye umugisha w'Imana. Imana ibagirire neza kandi yagure ibikorwa byanyu, ibyo mukora byose Imana ishyiremo umugisha. Abatameze neza kandi namwe ku mpamvu z'ibibazo bitandukanye ntabwo nabibagirwa, reka mvuge ngo mwihangane. Abagize ibyago mukomere kandi mugire kwihangana, siko bizahora kubategereza Uwiteka. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo ibintu bikagenda neza. Uwakubonye none uri kurira, ejo akakubona uri kuririmba. Reka ngusabe ukore subscribe kugira ngo inkuru n'ibiganiro byacu bijye bikugeraho neza, nta nkomyi ndetse nta kibazo na kimwe. Inkuru nje kubagezaho muti imeze gute? Ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 44 witwa muganga Chantal, niyo mazina ye abantu bamenye cyane cyane muri uku kwezi kwa cyenda. Niho yagaragaye cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho yavuze ko yabeshywe urukundo n'uwahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Ernest Nsabimana. Akaba uyu mukobwa witwa muganga Chantal yaravuze ko yabeshywe urukundo n'uyu Dr Ernest, bikaza kurangira uyu mukobwa bimuviriyemo indwara ndetse n'agahinda gakabije, akaba ngo amaze iminsi ari kwivuza. Mu minsi itambutse itari myinshi, ku itariki 16 z'uku kwezi kwa cyenda nibwo yaburanye, aburana asaba ko yarenganurwa kandi agahabwa indishyi z'akababaro, avuga ko uyu Dr Ernest yamuhemukiye, amubeshya ko azamugira umugore, bikarangira yishakiye undi. Ati ibyo byose byangizeho ingaruka ndetse biza no gutuma nkurizamo uburwayi bukomeye,
aho muganga yamwandikiye ngo imiti y'ibihumbi 400. Urumva ko atari ibintu byoroshye, ariko byaje kurangira urukiko rwanzuye ko icyo kirego nta shingiro gifite, ndetse acibwa n'amafaranga angana na miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda agomba kwishyura uyu Dr Ernest. Muti bimeze bite rero? Uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa, kubera ko aracyari umukobwa, ngo yategereje ko azashakwa na Dr Ernest, ariko birangira yishakiye undi, bituma aguma muri ubwo buzima. Uyu mukobwa ngira ngo mumaze iminsi mumubona mu bitangazamakuru bitandukanye, agenda nyine avuga uburyo ki yahemukiwe mu rukundo, kugeza ubwo yaje no gutanga ikirego, ariko birangiye ikirego cye gifashe ubusa. Gusa we ubwe ku giti cye aravuga ko azakomeza kuburana kugeza ku mwuka we wa nyuma. Ntabwo byoroshye. Ati ngewe nzakomeza kuburana, ngiye kujurira kugeza ubwo nzarenganurwa. Ati nzaburana kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma, kuko yarampemukiye bikomeye cyane. Uyu mukobwa avuga ko mu gihe yigaga muri kaminuza ngo yari akunzwe cyane n'abasore, ngo yari akunzwe cyane n'abasore, ariko ngo kubera ko ngo yakundaga umuntu wiga ngo ibintu bijyanye na civil engineering, ati ngewe rwose nakundaga Dr Ernest bijyanye no kuba yarigaga ibyo nifuza. Ariko ikintu gitangaje nuko we ngo atakomeje kwiga ngo aminuze nyine ngo agere kure, ahubwo ngo umunsi yamenye ko Dr Ernest yabaye minisitiri, ngo muri iryo joro ngo yaraye arira mu mukeraho, aravuga ngo ni gute abaye minisitiri, ni gute abaye minisitiri ntari umugore we, tutari kumwe, tutabana. Aho harimo akantu k'ishyari. Ati ubundi iyo ndebye ukuntu afite umwana w'imyaka 15, njye ndaho ngaho nta niyavuyemo, birambabaza. Ariko kandi uyu mugore akavuga ko ngo ari igishongore, ngo ni umugore rwose, ngo ni umukobwa ngo umeze neza, ngo yari azi ko uyu mugabo cyangwa se Dr Ernest atazamwanga, cyane ko ngo yiga muri kaminuza ngo abasore ngo bamukundaga cyane. Ngo yari afite ibanga ngo ryatumaga ngo abasore bamukunda cyane, ndetse ngo bakagenda bamwirahira. Ntumbaze ngo iryo banga ni irihe, iryo ryo sindizi, gusa nibyo yivugira ko ngo muri kaminuza yakundwaga cyane, abasore bakamwirahira bakavuga bati uriya mukobwa uramuzi. Ariko ngo yari azi neza ko muri abo basore bose bamugendaga inyuma nta n'umwe azashakamo, ahubwo azashakwa na Dr Ernest. Ariko ngo yaje kugenda yanga abasore bagiye batandukanye, azi ko ngo azashakwa na Dr Ernest, birangira amuhemukiye ngo yishakira undi. Ibyo byose ngo byamuteje igikomere, harimo ngo agahinda gakabije ndetse no kurwara uruhu. Hatangaye cyane, se burya iyo umuntu yanzwe ashobora gukurizamo kurwara uruhu? Ibyo bintu bihura gute mwuka byaramwe? Kurumva ari ibintu bikomeye cyane. Aho umuntu yangwa bikarangira arwaye uruhu, nabyo ni ibindi mwuka byaramwe. Ariko hari ikintu cyanangaje muri iyi nkuru, kuba atarashatswe na Dr Ernest, akabona nyine ko yishakiye undi, yari gukomeza agategereza cyangwa ubundi yumvaga bizarangira gute finaroma? Ibyo nibyo nawe wakwibaza. Ko avuga ko ari umukobwa ngo w'ikimero ukunzwe, kandi na n'uyu munsi aracyifitiye icyizere ko igihe kizagera ngo agashaka, kubera ko ngo ni umukobwa mwiza w'igishongore w'imyaka 44. Ubwo reka dutegereze ubukwe turebe ko twazabutaha. Ariko mu by'ukuri ni ikintu gitangaje cyane kumva ngo umuntu ngo yarwaye indwara y'uruhu biturutse ku kuba yaranzwe mu rukundo. Ibyo nabyo nyine ni ibintu bitangaje cyane. Gusa urukiko rwo rwamaze kwanzura ko icyo kirego nta shingiro gifite, ndetse bamutegeka gutanga amafaranga ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda byo kuba yarinjije Dr Ernest mu manza zidafite ishingiro.
urumva bose twabyita nk'ikisi, twabyita nk'amafaranga yo kuba yaramusebeje ikamujyana mu itangazamakuru n'iki byose, n'ibindi bihumbi 500 none agomba gutanga bizishyurwa umwavoka Dr Ernest yakoresheje. Kandi birumvikana uyu mugore nawe yari afite ngo umwavoka ngo mpuzamahanga, ngo yari afite metere mpuzamahanga rwose, ngo uri kumufasha witwa Butare Geoffrey, ngo niwe wamufashije kugira ngo abashe kuburana, nubwo birangiye ikirego cye giteshejwe agaciro ko nta shingiro gifite, n'ibyo avuga nta shingiro bifite mu by'ukuri. Nyamara we ngo yifuzaga ko yahabwa amafaranga y'indishyi z'akababaro n'ayo kwivuza ngo indwara yatewe n'ibyo byose byo kuba yaranzwe, ngo agahabwa miliyoni zigera kuri 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Niyo mafaranga uyu muganga Chantal yifuzaga, ariko birangiye abuze byose nk'ingatimenye. Biragenda bite rero? Ese koko arakomeza ajye gutanga ikirego? Ese araza kubivamo yiyakire? Ibintu biragenda bite? Ariko ntekereza ko iyo iki kirego kiza guhabwa agaciro ndetse agatsinda, mware kuba mureba akabera mu rukiko. Abasore bari gutanga ibirego ni benshi, abakobwa bari gutanga ibirego ni benshi, abahemukiwe mu rukundo ni benshi. Nk'abantu mwe ku rukiko hari kujya haba hatonze umurongo, buri wese avuga ati runaka yaramemukiye, namuririye amashuri, anyizeza urukundo, anyizeza ko tuzabana, none yarantengushye yishakira undi. Ubundi ibintu byari kuba bikomeye cyane. Ariko ntekereza ko umuntu wese aba afite umuntu Imana yamugeneye. Niba hari ukwanze, ntabwo bivuze ko nta bandi bagukunze. Kwikiyambira ku muntu, urukundo nyine ndabyumva rujya aho rushaka, ariko kandi nanone ntabwo umusore umwe ari kamara ku buzima bwawe, wakundwa n'abandi, cyane ko nawe abyivugira ko ngo anakunzwe. Ntabwo arabyivugira ko ngo akunzwe, ariko ikigaragara cyo nk'uko abantu bagiye babivuga, bamwe bagiye batandukanye n'abagiye batanga komantere zitandukanye, babona ko uyu mugore ashobora kuba afite ikibazo cy'ihungabana, ahubwo kumugana akwiriye kuvuzwa. We avuga ko muganga yamwandikiye imiti y'ibihumbi 400, ndetse ngo muganga wamuvuye amubwira ko aramutse adakurikiranwe ngo yivuze neza bishobora kumuviramo n'urupfu. Urumva ko ngo yagize agahinda gakabije, yagize agahinda gakabije rwose, avuga ati uyu mugabo arampemukiye. Biravugwa ko ubwo yigaga ibyumba muri Apapepu, ngo yabaga muri geto rwose, abasore bamusura ndetse ngo banamukunda cyane kubera ngo ibanga yari afite. Abasore ngo bakagenda babwirana bati rwose ibi bintu bimeze gutya na gutya, yewe ngo niba utarari aho yize ngo aza no kuva mu kigo asohotse rwose, agiye kureba ukuntu ngo yirwanaho. Birumvikana nawe urabyumva. Ndetse biravuga ko icyo gihe ngo ashobora kuba yari atwite. Icyo gihe yaje guhita yirukanwa, aribwo yaje kujya muri Apapepu, hanyuma agezeyo nabwo aba muri geto, akajya asurwa n'abasore batandukanye ngo bakaryoshya cyane cyane ko nyuma yaho hari n'ibiganiro ngo yagiye akora bigiye bitandukanye, akina amafilime n'amakomedi, ngo cyane cyane avuga ku bintu by'amabanga y'abashakanye, avuga ko uko byagenda kose nubwo afite imyaka 44 azagira gutya akabona umusore, kubera ko ngo hari ibanga rikomeye afite rituma akundwa. Ngayo nguko rero, gusa bamwe bagenda bagarukaho bavuga bati ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, afite mental problem, akaba akwiriye kuvuzwa bijyanye wenda n'iry'ihungabana yagize, kuko bimwe mu byo avuga ubona ko mu by'ukuri ashobora kuba yaragize ihungabana rikomeye cyane. Gusa yewe ku rwanjye ruhande ntekereza ko buryo umuntu yanzwe n'umuntu umwe ntabwo bivuze ko abandi bose bamwanze. Bagomba, nimba hari abandi benshi bagiye bamutereta nk'uko nawe abyivugira, yakagombye kuba yaragize gutya akabonamo uwo bahuza bakabana bakubaka umuryango. Naho uyu munsi kuba ngo areba umwana wa Dr Ernest afite imyaka ngo nka 15 ngo akumva ngo arababaye, ibyo ni nk'ishyari rwose. Nawe yakagombye kuba mufite, kuko ntawamubujije kumubyara, ahubwo nyine hari ukuntu umuntu usanga afite akantu k'agashyari. Ati ni gute umuntu abaye minisitiri akaba minisitiri atari njyewe tubana, kandi nyamara nawe yaza kuba yarakomeje amashuri akagera kure. Hari nawe uyu munsi aba afite akazi keza cyangwa se ari mu nshingano zikomeye cyane
nk'uko uyu avuga ko babyirukanye cyangwa se bakundanye muri za 2010 bagakundana cyane, yabaye minisitiri. Ngayo nguko rero urumva ko ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane, yemwe abakundana ngayo nguko uko ibintu bihagaze cyane. Ndabakunda, ngaho nimukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana ikomeze ibane namwe mu byo mukora byose, ibarinde ikibi cyose. Mukore subscribe, mugire amahoro y'Imana.